bivuze ko dukwiye kugira ubwenge tugiye kukiganamo amagambo akomeye cyane. Abandikiye mfite agahinda kenshi turakwasambanye bakundwa mudukurikira by'umwihariko mu kiganiro umurunga w'ubumenyi. Ngira ngo nkuko mutumenyereye inshuti zacu kuri iyi nshuro nzanye na mugenzi wanjye nkuko bisanzwe, ngira ngo Ibra twatangira dusuhuza abantu. Reka tubifurize amahoro y'Imana. Bimaze kuba akamenyerewe yuko ndi kumwe n'inshuti yanjye magara Professor Pimeka. Ngewe ndi Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original, nta yandi habana abashaka. Ndetse nanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka nongereye ngusuhuze cyane rwose. Iminsi yarishize itari mikeya. Yego. Twagiriwe ubuntu rero. Yego. Twagiriwe ubuntu bwo kongera guhurira kuri ibi byuma bifata amashusho kuri izi kamera. Yego. Tugamije kongera kwibutsa abantu, kongera kubakangura ariko mu ijambo ry'Imana. Ubundi dukora ibiganiro byinshi cyane ku bantu badukurikira murabizi. Ariko niyo mpamvu twifuje yuko Imana ariyo nyambere muri ibi biganiro, ariyo ituyobora ikadushyigikira. Angira ngo ku biganiro tumaze iminsi twaprotinga muri iyi minsi abantu barimo baratugaragariza cyane ko bari kumwe natwe, barimo baradushyigikira, nibakomerezaho. Buriya ni ukuvuga ngo ubundi twebwe turi inshuti y'abantu benshi. Turi inshuti y'abantu benshi ariko ntabwo imikorere yacu yisanisha n'abantu benshi. Urumva byumvikanisha gutya. Turi inshuti ku bavandimwe bacu duhuje umurimo kandi dufite imigirire imwe, dusengera mu matorero amwe, nabo tudasengera mu matorero amwe nabo ni inshuti zacu. Ukongeraho n'abariya basinzi ariko ntidukora nk'abasinzi, ukongeraho n'abariya basambanye ariko ntidukora nk'abasambanyi. Bariya nabo ni inshuti zacu kuko atari inshuti yawe waba ufite n'ikibazo. Ijambo ry'Imana ntabwo rigutegeka gukunda urobanuye ku butoya. Nabariya ubakunde nka bene so, nka bashiki bawe, ahubwo wenda waba umuyoboro mwiza wo kubakura. Reka twigire kuri data wa twese kuko yanga icyaha agakunda umunyabyaha. Nibyo mbere ya byose reka tumwitabaze. Imbaraga z'ijuru zize. Gira ngo watangira dushyira imbere y'Imana twinjira mu kiganiro Ibra. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kubw'uburinzi bwawe bwabanye natwe bikaba bigejeje muri uyu mwanya duhumeka umwuka bazima. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Turagusaba imbaraga mvajuru ngo zize zibane natwe muri iki kiganiro, zikabakabe imitima yacu, maze ibyo tuvuga bye kuba ibyo kwihimbaza ahubwo bibe ibyo kwamamaza ubutumwa bwawe n'umugambi wawe ufitiye ikiremwa muntu. Amategeko yawe tubwira gukundana nk'uko dukunda bagenzi bacu nk'uko natwe twikunda, ariko byongeye by'umwihariko tubanze gukunda Imana ubwayo. Uwo muremyi wa byose rero, ibinyabubasha byose biri munsi y'ububasha bwe, ndetse natwe ubwacu niwe twisunze kuri ino nshuro. Bana natwe ukangura imitima ya buri wese, ibi byose tubera ku isi ubashe kubishyira mu biganza byawe kandi ube igisubizo cyabyo. Tubisabye twizeye yuko uri bwabiduhe mu izina rya Yesu. Ngayo nguko Professor Pimeka tugarutse mu kanya keza. Ubundi tuzi neza yuko hari umucyo munini ari wo Bibiliya, hakaba n'umucyo muto ari byo bino bitabo bindi byose biza bishamikiraho. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo avuga ngo ntugace intege umunyamafuti wisubiraho. Urumva icyo kintu? Ntugace intege umunyamafuti wisubiraho. Turi bwaze kureba ese ni mu buhe buryo wowe ushobora guca intege uriya munyamafuti ukaba waba nka accelerateri, urumva, cyangwa se ukaba waba intandaro yo kugira ngo urimbuze uriya muntu w'umunyamafuti. Intambwe ya mbere yayiteye yakoze ifuti yarimbuka, ariko se wowe muri kwa kurimbuka ntushobora
gusiba amayira ukazitirana ka kayira kari gasigaye katuma agaruka ku Mana. Iki gitabo mureba aha ngaha ni igitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Iki gitabo tugiye kukiganamo amagambo akomeye cyane, ariko n'ubundi nk'uko bisanzwe ngo ni umuco muto kigenda cyuzuzanya na Bibiliya, kuko buriya ni naho dukura ibyigisho byinshi cyane. Yego. Aha ngaha rero ngira ngo tujya mbere mu kiganiro, hari ukuntu usanga umuntu akora ikosa yanakwisubiraho, twebwe tugahinduka abacamanza, tugahora tumubara mu isura y'ahashize y'akahise, yanihana twebwe ntitubimenye kuko buri afite aho yiyunganira n'Imana ye, twebwe tugahora tumureba muri ya sura y'ejo hashize, tukamutakariza icyizere. Urumva ibyo bintu rero kubikorera umuntu wakoze ikosa ni ukumuhemukira cyane. Ubwabyo aratekereza ko yacumuye ku Mana, urumva yacumuye no ku bantu. Buriya icyaba afite cya hafi cyo kumurema agatima ni ukumugaragariza urukundo, tukamurema agatima, tukamwereka nubwo ibyo bintu byamubayeho yuko atari iherezo ry'ubuzima, tukamukomeza, tukamuhumuriza, bityo bigatuma agaruka mu murongo na ya Mana yacumuyeho, akagenda yiyunga nayo, yamara kwiyunga nayo noneho umutima we ukaba agati k'inkumirane n'Imana. Bya bindi byose Satani yamukangishaga, kuko buriya Satani agira agaturufu akoresha, waba waguye mu ikosa, sinzi wasambanye, wibye, wakoze ibintu bigiye bitandukanye, agahora kwibutsa ngo wowe uvuga gute kukorera Imana mu gihe umusambanyi. Iriya ni intwaro Satani akoresha mu rwego rwo kuguca intege kugira ngo utaza gukosora amakosa. Erega ngira ngo Ibura, abantu dukwiye kumenya umwanzi wacu uwo ari we. Hari igihe duhangana na bagenzi bacu, tukabonamo abanzi, nyamara ntitumenye ikibyihishe inyuma. Niba koko twemeranya ko umwanzi wacu ari umwe, ari Satani, azagerageza akoreshe mugenzi wawe, aguhemukire. Noneho nakoresha inshuti yanjye Ibura ikampemukira, yewe mu bwenge bwanjye buke nakwita ko butari bwinshi, nkakomeza kureba ishusho ya Ibura. Nturebe imbaraga zamuteye gukora ibyo. Sindeba imbaraga zamuteye gukora ibyo, ahubwo nkabona ko Ibura ari we wagize gute, ari we wampemukiye. Buriya nyiribiremwa, icyo gihe nanjye nzaba ngiye kuhinduka igikoresho cye. Nyiribiremwa we warebaga kure, igihe abigishwa bari bateranye bari kumwe n'umukiza wacu Yesu Kristo, hari ahantu baganiraga ku by'urupfu cyangwa se ku by'urupfu rwa Yesu rwari rumusatiriye. Satani yihanga muri Petero, avuga ati oya mwigisha, ibyo ntibikabeho, kuko we yarondoraga imitima, yise avuga ngo mva inyuma Satani. Urumva mu by'ukuri Satani yari agiye gukoresha Petero. Mwibuke iturufu ya Satani yifashisha ibiriho nk'uko yihanze mu nzoga, yari yihanze muri Petero kugira ngo avuge ariya magambo. Wenda ubwo ari Petero yavuze, bishobora kuba Yesu ari bwayumve agacika intege, akazamo intege nke za kimuntu, ariko Yesu areba kure ati mva inyuma Satani. Amenye ko ubwo butwari bugiye gukora ibyo atari amagambo aturutse muri Petero nyayo, ahubwo ari indi mbaraga imukoreyemo. Akenshi rero natwe hari igihe tureba Profesa tukamurebera mu kintu akoze, ntitugereranye imibereho ya Profesa isanzwe n'ubuzima asanzwe abamo, tugahita tumubona muri iyo sura nk'aho ari we ucura iki. Ibi bivuze ko dukwiye kugira ubwenge, ukuvuga ngo ubwenge buruta undi muntu wese ubwo yagira. Dukomora ku Mana, ahubwo dukomora ku Mana. Tujya mbere rero, hano bavuga ngo ntugace intege umunyamafuti wisubiraho. Baratubwiye bati bitera ipfunwe cyane iyo umunyamafuti, bitera ipfunwe cyane iyo amafuti y'umuntu ashyizwe ahabona. Buriya nta muntu ukunda guseba, nta muntu ukunda guseba, byanga bikunda. Ntabwo ndi bwatere urutoki ngo ni idini riniri, ariko hari bagenzi bacu bajya bakunda
kuvugwa yuko umwuka ubazaho cyane, yego, ugasanga afashe wenda nka Petero, urugero Petero, ba Petero bambabarire, ni nk'uko nanjye navuga ngo yibura, urumva kavuga ngo wowe yibura atura yuko ngo wibye, urumva akabikubwirira mu ruhame. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira riti icyakorewe mu ruhame ukicurize cyangwa ukihanire ucyaturire mu ruhame, icyakorewe mu bwihisho ucyaturire mu bwihisho. Ese nuza ukabwira yibura ngo waraye usambanye, atura gusambana, niritswe ko asambanye. Turebe iyo umuntu agiye kujya mwiyerekwa umugambi w'Imana kuri uwo muntu, urumva umugambi w'Imana kuri uwo muntu nimba wanyeretswe, Imana ishobora kukwereka yuko hari ibyo ndimo gukora bidatunganye, ikakunumaho ngo uze guhugura umutima wanjye. Nyamara ni ngiri bwagutumeho, ntabwo iri bwagutume kuri ba Karine na ba Yozefu ngo ubamenyeshe ibyanjye. Kwiyunga kwanjye n'Imana kuri hagati yanjye nayo. Cyakora wowe nimba wiyongeremo nk'umuhuza kuko ufite iyo mpano yo kwerekwa, wari ukwiye kunsanga akavuga ati ibura ibyo bintu wakoze ntabwo ari byo, nibicumuza ubugingo bwawe n'ibikurimbuza. Ntabwo wari ukwiriye kunsanga muri iri tsinda rya ba Yozefu na ba Karimba n'abandi, urumva n'andi mazina agiye atandukanye na ba Yibura n'abandi, ngo uvuge ngo atura ko wasambanye. Burya umwuka w'Imana ntabwo ari uko nguko akora, ashobora kugutuma akamubwira ati Yibura ngira ibyo utunganya, ubashe kurema umubano wawe n'Imana, ubashe gukiza ubugingo bwawe. None hano ho baratubwiye ngo umuntu agira ipfunwe ry'uko amakosa ye yashyizwe ahagaragara. Rero Imana ntabwo yakoresha umutima urimo ipfunwe, urumva, kuko bitera ubwigunge no kwihunga, urumva, ahubwo gerageza uriya muntu umusange, umubwire ikosa rye, urumva, umubwire ikosa rye byatuma byibuza abyumva neza kurenza uko wagenda ibyo babyita gutaranga cyane, ugenda wongorera n'ubwiye akongorera n'undi akongorera. Ntabwo ari umuco wa Gikristo. Hano baratubwiye ngo ntihakagire ubabarisha undi kumugaya, ngo nta muntu wigeze agororwa no gukozwa isoni, urumva, kandi uko ni koko, ngo ahubwo byagiye bituma benshi binangira imitima ntibihane. Binangira imitima ntibihane. Ngo kubwira umuntu neza bibasha gukiza uwateshutse inzira. Bivuga ngo ibyo dukora byose reka tuvangemo ubwenge, dushyire mu gutekereza kure, turebe nimba uburyo ngiye kukubwiramo ibintu byatuma urushaho kunga umutima wawe n'Imana, cyangwa biri bwatume wizinukwa, kuko ibyo nakubwiye ubwabyo bigiye kugusenyera umubiri mu bigaragara, bigusenyere n'umubiri mu buryo bw'ubugingo cyane. Intumwa Pawulo yabonye ko ari ngombwa guhana uwakoze nabi. Bivuga ngo nanone uwakoze nabi ntidukwiriye kumushimagiza, akwiriye guhanwa ariko akagira uburyo ki akeburwamo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda ndamucyaha kandi nkamuhana ibihano bikwiye. Ariko yatekereje ko ari byiza kwerekana ko ari inshuti y'abafuditse. Uriya muntu musange muri inshuti, urumva, ubashe kugira ngo umugorore. Umuhunze se wazamugarura gute? Ntabwo byashoboka, urumva. Ngo yasobanuriye yuko abababaza, yabasobanuriye yuko kubababaza byamuvunnye. Yaravuze ati ndabandikiye mfite agahinda, bandikiye mfite agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi wo mu mutima, ndira amarira menshi. Icyakora si ukugira ngo mbatere agahinda, ahubwo ni ukugira ngo mumenye uburyo mbakunda urukundo ruhebuje. Dusomere mu rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 2 umurongo wa 4, kugira ngo urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 2 umurongo wa 4, ku murongo wa 4 haratubwira ngo nabandikiye mfite agahinda kenshi
n'umubabaro mwinshi wo mu mutima, ndira amarira menshi. Icyakora si ukugira ngo mbatere agahinda, ahubwo ni ukugira ngo mumenye uburyo urukundo mbakunda ruhebuje cyane cyane rwose. Hano baratubwira bati igihe uwaguye mu cyaha yemeye ifuti rye, muramenye ibyo ntimukabimusuzugurire. Ngo mumugaraguze agati, ngo mube mubonye urwaho, ngese burya ngo yambaraga amakote ngo na za karuvati ngo kumba akora ibi, nawe wabikora. Ese umucamanza, umusomyi w'imitima, wowe aje ibyo byose akabishyira imbere y'urukiko, uratekereza ko waba uhagaze? Bundi buriya usanga twese tutarabere, ahubwo buri muntu mu buzima agira akamunaniye cyane, ariko akananiye yibura kuko gatandukanye n'akananiye pi. Nge nimba nisomera ku nzoga ariko kananiye, wowe ukaba warananiwe n'amagambo, uramfata nge nka ruharwa ariko wirengagize wowe akakunaniye. Ariko buriya hano umuntu wigeze kutwigisha icyigisho kivuga ngo akamunaniye niko kamukozeho. Ahubwo reka we kuba imbata y'akananiye, nawe ubanza ureba kakunaniye. Nuramuka wumvishe yuko nawe utari imiseke ugoroye, uzansanga dusasa akarago. Abanyarwanda yaravuze ngo umuntu nyazira undi. Umubwiriza umwe nawe yarigeze kwigisha ikibwirizo kivuga ngo abanyabyaha bafiki. Urumva ngo bimusuzugurire, ngo ntimukibwire muti kugira ngo mwizere ko kugira ngo mwizere reka mbanze ndebe icyo azakora. Akenshi kutiringira uwahuye n'ibigeragezo bimutera kugwa. Yarakoze cyane Ibra, ngira ngo twasoza ikiganiro cyacu kuko iminota ibidutegeka. Ibra, ngo umwanzi w'igihe ni amasaha, ariko hagati aho ndimo gusoza, buriya ntugatega umuntu iminsi ngo umutezeho indi mirimo myiza kurenza, ahubwo mufashe kuzagera kuri ya mirimo myiza wari umutezeho nk'igipimo. Musanga umuhumurize, umukomeze, umuragize Imana, mutere imbaraga, kandi ntimuhunge bariya babi ngo ntimwagendana. Urumva ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagararane n'abakobanyi, nicarane n'abakobanyi, kandi ntahagararane n'abanyabyaha. Ariko bivuze iki? Kwicarana nabo si ukuvuga ngo mwicare musangira icupa, mwicazwe no kumubwira ibikiza ubugingo bwe. Amina. Reka tubifurize amahoro. Ikiganiro nakagaruka, by'umwihariko turi mu kiganiro umurunga w'ubumenyi. Njyewe kuri mikoro ya mbere mwari kumwe nanjye Ishimwe Jean Pierre, Professor Pime, ndetse na Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabura mwenye sauti. Ariko reka tusoze n'ubundi n'isengesho. Urakoze cyane. Aba ari ryo bipfunikira kino kiganiro. Ngira ngo twakwishyira imbere y'Imana, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka. Reka tugushimire cyane kubwo amahirwe tugize yo kuganira, twumva neza icyo tubwira biciye mu cyo wandikishije izina ryawe nirishimwe. Amen. Satani, turinde kurenganya bagenzi bacu, turinde amakimbirane aza aturuka ku bintu bidafite shingiro, iby'abantu bapfa, ahubwo dusobanukirwe n'igikwiriye, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amina. Turabakunda cyane.